Aha mwabibonye ko twagarutse. Iyi ni part 2 worship fighting intambara yo kuramya cyangwa se my heaven world. Incamake kuri worship fighting part 1. Duhindure TV, we make you Kigaliyane. Aha murabyibuka yuko duheruka Rugamba ayobewe bimubayeho kuko bari bavuye kwa muganga basanze ibintu ari amahoro, ibintu ari byiza cyane, ariko Kibibi arangije yanga kwambara iriya mpeta. Impamvu mwe murayezi nubwo Rugamba atarayimenya. Reka twikomereze. Ubu ngubu noneho turabona Kibibi aryamye mu ntebe cyangwa se mu buriri iwaba arimo atekereza se buriya nari kubikora. Afata ifoto ya Rugamba aguma atekereza, ese mana ibi koko ibyo ntabashije kuvugira imbere ye wenda nabivuga ubundi njyenyine akabyumva. Atangira kwivugisha abwira ifoto, noneho mukundwa ni wowe nkunda sinagusimbuza, ariko urwo ngukunda ntirunyemera kuguhemukira, reka wenda hari akagahinda wari kuzagira nakubyariye nkigumanire, wowe nubeho mu mahoro, numva aricyo urukundo rwanjye rusobanuye. Akomeze atekereze nakora igishoboka cyose ngo Rugamba abo wanjye koko, ariko ntibyazanshobokera, ntabwo byazashoboka tutabyaranye umwana, umuntu wise umwana izina ataranavuka, tutaranabana. Oya we akora ibimenyetso byo kwigarura, ariko ubundi nasaze. Yikubita gurudushyi ku matama, ahaguruke asohoke. Turi kwihuta, reka twigarukire kuri Rugamba ari kugenda byamucanze. Rugamba ari kugana ku kabari, kumbe hari uwamurebaga yinjira mu kabari. Karabaye Kibibi burya ni wo mubonye. Nawe Kibibi ati katajyaga ajya mu kabari se kandi Yesu we ninjye ubiteye. Yibuke Kibibi nta se dufite, ariko twasanze utazabyara, ngaho genda kandi ubibwire Rugamba. Kuki ntabimubwiye koko? Arahaguruka yicuza icyatumye atabimubwira. We yabitekereje gusa mu byibuke, ariko ntiyabimubwiye. Ahise afata umwanzuro umeze kuriya, reka nihute njye kubimubwira hakiri kare. Ariko atekereze, ariko ndamutinya wese ndabimubwira gute? Hangize yivugishe, ndajyayo namara gusinda wenda sinza kumutinya cyane. Aguma yiyicariye aho ngaho ngo arabimubwira namara gusinda. Twigere kuri sene aho Rugamba ari mu kabari, hari umuseriveri arimo amuha keya byacitse. Uwo seriveri acunga nta muntu umureba, aramusindagiza amujyana mu cyumba. Bakinjira ku kanya mu cyumba, Kibibi nawe abarinjiye. Rugamba wacu yamaze kwisindisha inzoga kare, ariko Kibibi yinjiye ntago ababonye mu cyumba. Rero sasa batweretse barangije gukora ibyo bakora. Umukobwa aramusopa arasohoka. Kibibi aza amusanga yiruka cyane, ati ubwo ako kanya kose yari yicaye aho ngaho, ibyo twiboneye bari barangije ari kumusopa tu. Kibibi asanga uwo museriveri yiruka cyane, ati ndimo ndashaka umugabo witwa Rugamba wanywereye hano. Aneti, wa museriveri wacu burya yitwa Aneti, yigire nk'utabyumvise. Ndeka ubusinde gukora, ngiye hano hirya disi kuri farumasi. Umva ndeka ariko ndagufasha ngarutse. Buretse ho gato ya Kibibi. Ugiye gukora iki se kandi? Ugiye gukora iki cyatuma utamfasha ngo ubone kugenda? Aneti amuca mu ijambo, ngiye kwigurira utunini hariya hari ikigabo ubanza kinanteye ndakarabaye. Kibibi abyumve yikange atekereze, yaba ari Rugamba, yaba ari Rugamba koko, nabigira niko naba natinze. Ahita yiruka agana umuryango, ahengereje asanga niwe. Agaruriraho urugi, yacitse intege, yicara aho ngaho yegama ku rugi atekereze, nungutse plani. Ahaguruka yiruka
asakuza cyane Aneti we agisakuza gutyo uko yagamagaraga Aneti yiruka cyane yibuka ko bari kumwumva apfuka ku munwa ariko niko ari kwiruka musanga agisohoka abona Aneti agaruka acika intege Aneti nawe uko ari kugaruka yidunda ati justified nabisoje ngaho tugende njye kukwakira abana numva none binarama Kibibi aba nkuguye muri koma yubika umutwe ku gikuta asa n'uwegamye ku gikuta uko mumureba Aneti nawe ati ahubwo iki ni bora reka mbe nyibitse hano bana ariko se ngwino njye ku Kibibi ako kanya ahindukira n'ingoga n'ubuseriye bwinshi arakimwambura amufata ukuboko ngwino tugende kuvugana gira vuba Aneti gira vuba panga ukuze uko yakamujyanye bagiye kuvugana nago bitinda batugaruye bavuye kuvugana Kibibi bavuye kuvugana na Aneti Kibibi ati Kibibi bakingura umuryango Rugamba yararimo yitonze urumva ko bavuye kuvuganira hahandi bari kuvuganira nago twamenye ibyo bari kuvugana yitonze arinjira asanga Rugamba gisinza asinzereye aricara yibuka ibyo avuye kuvugana na Aneti ubanza noneho natwe bagiye kubitubwira urabizi neza Rugamba yaguteye inda sibyo Aneti nawe ati namazi ahubwo mpereza ikinini cyanjye barakirwanira haburunesha undi bazingana igikatu ngaho ya filime ya kirimo n'imirwano ya mutekereza neza ibi bintu hari abakobwa bazabishobora binaha ya barahari ariko nawe uko bakazinganya igikatu bese bameze nk'abari muri Rorante bafatanye habuzunesha undi Kibibi ati it's a dare ndashaka ko iyo nda utayivanamo urayibyara ukazayibyarira mu ntoki zanjye urumva umwana bizitwa ko ari uwanjye ntaho uzongera guhurira nawe please ibi bintu ndagira ngo byemere uranca amafaranga ushaka yose ariko iyi deal ikorwa uko nguko Aneti aratuza ngaho mbwira ngo uteze amatwi niba harimo agafaranga Kibibi kuva uyu munsi urahita ubura kugeza amezi 9 ashize nanjye ndatangira nigire nk'utwite ngaho mbwira umugabo wanjye wamwatse amafaranga ngahe mu mufuka mbwiza ukuri kandi Aneti ayo namwatse yose se nicyo kiguzi ushaka kuvuga ko ugiye kumpa agiye gusingira ikinini aho cyari cyituye bagihurizaho intoki Kibibi aragifata Aneti amukubita intoki kiratumbagira bazamukira rimwe basamye kigwa mu kanwa kumwe ninde ntabwo tumenye uwo ari we ni Kibibi twari tugeze ngo Aneti niwe ukimize Kibibi ako kanya calm down please twumvikane ndagufite Aneti umva nkubwira fasha urabona ko ngufite please banza wemere icyo ngicyo kukeneyeho ubufasha sibyo Rugamba ni umukunzi wanjye twendaga kubana please nyumva twagiye kwa muganga bongere batwereke ya video Kibibi ntasi dufite ariko twasanze utazabyara rero ubwo umwana utamushaka urumva Aneti nyemerera umunderera amezi 9 yonyine abo wanjye nge ntacyo bintwaye apfa kuba ari uw'umugabo wanjye sibyo iki ndakigusabye noneho amafaranga wakuye mu mufuka w'umugabo wanjye ndayakuba inshuro 9 ninjye ubikwemereye Aneti atekereze ibihumbi 700 gukuba inshuro 9 bivuze ngo ni miliyoni 6 n'ibihumbi 300 wa mukobwa azi n'imibare wakora mu kabari se utazi imibare ntuhombe nawe noneho Kibibi ati nzayaguha mu byiciro buri kwezi Aneti ati ubwo buri kwezi ni nkaho nzajya nkora mu mufuka w'umugabo wawe noneho ngaho genda atarasinduka ku buryo nizimushiramo aza kugira ngo niwe mwaryamanye niyo gahunda nanjye ibyo ndabyemeye nibyo Kibibi yatekerezaga byari bimaze kubera muri cya cyumba twe tutabonye ubu ngubu aka kanya yicaye hehe yicaye muri iki cyumba cyabereyemo byose ya Kibibi ako kanya
ariyambura yambara eswime. Gahunda ni ukwibeshyera. Rugamba aba arazanzamutse, atungurwa no kubona Kibibi iruhande rwe. Abyuka vuba ajya mu mufuka w'ipantaro. Sheri, uba amafaranga yanjye aracyarimo Kibibi? Ayaheze. Rugamba nawe ati hari 100 atararangiza. Undi ati 700. Rugamba yego, nari nateguye kukuguriramo impano ku munsi wo kugupropose. Hane none Kibibi, hane reba muri telefone yawe. Rugamba arebye abona message. Ese byakozwe ryari bikandi? Reka badusubize inyuma mu minota 10 ishize. Aha, Kibibi ari gutekereza. Nakanguka kabura amafaranga ye, hakiyongeraho ko n'ubundi nanze kwambara impeta. Araza kubimbaza, biraza kuba ikibazo. Ubu sinkizerwa imbere ye. Ako kanya agitekereza uko nguko afata fone arayifungura, akura indi simukadi mu mufuka ayishyira muri fone, amwoherereza kuri fone ye. Rugamba, aha, wabyumvise ukuntu Rugamba bamukinnye kugira ngo ataza kubibonamo ikibazo. Wa mukobwa burya afite simukadi ku ruhande ibifite amafaranga angana uko. Ya Rugamba ati awi, none se hano urahamara iki? Uhageze utese? Ese waba wibuka ibyo wakoze? Kibibi nawe ndabyibuka cyane, ariko ubyirengagize kuko ikimenyetso kiruta ibindi ndetse kiruta impeta. Rugamba ati amuca mu ijambo ati nibikise niki? Kibibi, suko ntari kibibuzi, ndacyakubaha kandi nzahora ngukunda, kandi byose nakora ni ukubw'urukundo ngukunda, kandi nibyabaye aka kanya ni kubw'urukundo. Hani ubu ngabo yageze mu nda yanjye. Rugamba aramuhobera yishimye cyane. Ngaho akimuhobera ahinduka mu maso kandi ahita yongera ararakara. Kibibi, mubaze kuri iyi nshuro nishimiye Ngabo uri muri wowe. Bivuze ko aka kanya ubwo Ngabo yaba ari mu nda y'undi, niyo yaba atari iyawe, byaba bingana. Mu gihe ntaramenya impamvu yatumye wanga kwambara impeta nari naguteguriye. Nkategura umunsi ukankora ibintu nka biriya. Nakuyemo impeta undeba, ntera ivu ndeba. Urumva, umfatira umwana neza, nicyo cyonyine nagusaba. Umufate neza. Ya arangije arahaguruka, undi ahita amufata ukuboko. Aratekereza, uwo ni Kibibi. Nari kuba mvuze icyabinteye, none maze kubyica byose. Nako namubwira ko ntatwita, kandi maze kumubwira ko mbese uko mbigenza. Arahumiriza, mana yanjye byose bitewe nawe, wanze ibyindi byara, mana ndengera. Ako kanya kivuga gutyo mu mutima, SMS muri fone ya Rugamba iturutse kuri Communication Service Center izamo muri fone ya Rugamba ivuga ngo iki? Uyu ni umunsi wo gusoma ibitabo. Niba hari igitabo ukunda cyaguteye ubwoba cyangwa kirimo intego ugenderaho, uyu munsi ugisome. Ufata akanya kawe ugisome. Mu gihe akiri kubitekerezaho, Kibibi nawe SMS iturutse kwa nyirabukwe. Mukazana wanjye kandi mwana wanjye, ndagusengera wibuke ko mwenda kujya kwa muganga, kandi umuhungu wanjye namara kukwemera ntazazuyaza, azahita kwambika impeta. Atekereza, mukecuru watinze, kwa muganga twamaze kuvayo. Akomeza asome message. Rero mutarajyayo, dore uyu munsi ni umunsi wo gusoma ibitabo. Wibutse umuhungu wanjye asoma igitabo cyitwa Bizabagora kwivanaho uwo muvumo, ariko mujye musenga ngo kuko igitabo cyitwa. Hajemo akantu k'akajijo gategura andi matsiko, muraje mugasobanukirwe nako. Ya kandi agisome mbere yuko mujya kwa muganga.
nuko nyirabukwe yari ari kumubwira muri message. Tubonye message ebyiri, imwe yoherejwe na Service Center Communication, indi yoherejwe na nyirabukwe ayoherereza umukazana we. Noneho reka tube dusubikiye iyi patu, iyi ni patu. Tusize tubonye ibingibi by'iki gitabo kivanzemo gite mu gihe abantu bari mu ntambara nk'izi ngizo, gukatirana, guhemukirana, kubeshyana no kwirwanaho, umwe ashaka ukuntu yakabigenje. Turaza tubibone muri pati gatatu nayo yikurikirira hari aho tuza kureba byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kubona ukuntu biza kugenda n'iby'iki gitabo turaza kubibonamo. Nawe komeza ukurikire, ni kuri Duhindure TV. Duhindure TV, we make you Kigaliyane. Naho ngaho ubundi ukore subscribe kugira ngo amascript yose akugereho, kugira ngo uzabashe kuyakurikira yose, ubuterankunga, ubupatina ndetse no kuba umukinnyi bizingiye kuba warayikurikiye mbere. Ubundi tukazahura uvuga uti ndabizi, nashobora iki ngiki, byagenda gutya, sibyo? Thank you so much.